Yo, twongeye kubasuhuza Spiritual Family. Twagarutse twongeye gushima Imana. Imana ishimwe ko twongeye kugaruka kubaganiriza byabafasha, byahindura ubuzima, byabateza intambwe cyangwa byagira urundi rwego bibagezaho. So uyu munsi rero twaje kubabwira noneho inyungu zo gusevinga. Ubushize uyu munsi ni umumaro wa saving. Ubushize twaberetse saving, tureka uburyo bwo gusevinga. Nimwigeze munatubaza amafaranga icyo twayakoresheje. Ariko uyu munsi tuje kubabwira inyungu n'umumaro wa saving. Ni inyungu n'umumaro wa saving, ariko ubikoze as fun. Ukabikora umeze nk'uwishimisha, ariko mu by'ukuri hari ikintu kinini uri gukora. Imana rero ize kudufasha, iduha ibitekerezo, iduha amayide. Ntacyo twateguye cyo kubabwira kidasanzwe. Ubushize baravuze ngo twarababeshye. Ubu noneho tugiye kupfundurira imbere yanyu, tuyabarira imbere yanyu ku buryo nta rwitwazo. Ubushize nkeka ko nta no kubeshya kundi kwabayemo, ahubwo nuko twakoze video yo gufungura agakesi kwayo, dukora niyo kugapresent kwayo. Uyu munsi rero agakesi karahari. Agakesi karahari. So icyo twakoze uyu ni umumaro wanjye wo kwiba. Aka ni akanjye musanzwe mukazi. Ubushize naragakoresheje, ndongera munsi ndagerageza ndagafunga. So na Denise rero afite ake, ariko afite n'akandi. Uyu munsi yakoresheje aka, rero niyo watumye dufungura kakabyiganya. Ariko nomari ikitumye tuje kubabwira by'umwihariko umumaro wa saving cyangwa inyungu yo gusevinga. Uyu munsi turi broke, don't have any money rwose. Nomari urumva ntari ndi broke, nta kintu dufite, mbese dusa nk'amafaranga yadushiranye. Niyo mpamvu uyu munsi twaje kureba ayo twizigamiye kugira ngo twongere twagura imikorere. So rero ni byiza kuko ntabwo dufashe savings zose, no? Hari akandi gatwaguye ko dufite udukesi hafi dutatu, yafite tubiri ariko tubara dutatu. Tubiri twe nubaramo kamwe n'akandi duhuriraho. Ubu rero twakoze competition. Ese mwebwe murebye utu dukesi sawa nyine murabona ari inde uri ufite menshi? urusho duba ufite amatsiko pe, ariko urusho nanjye mfite amatsiko y'amafaranga y'abantu. Kigomba kuboneka kandi kibyibushye. Tugiye gufungura, tubara amafaranga buri wese abara, ntagire uvanga n'ayundi. Tufashe umwe asoze, tugiye guhera ku kanjye, tubare dushyire ku ruhande, tuze kujya kuke tubare dushyire ku ruhande. Tugeza kwihutisha video kugira ngo tutarya amasaha. Noneho umuntu uraba uwa mbere nabeshya n'insinda mu gakesi ke. Ntabwo nkeka ko veni zabura, mara amaveni. Nanjye n'insinda ndazimuha. Dusheti iki rero? Umwe azasohokana undi. Ari competition. Akamugurira ikintu kibyibushye. Ibyo ubwo umwe azasohokana undi. Ubwo umwe azasohokana undi. Kandi promise is a promise. Please. N'insinda azansohokana. Natsinda nzamusohoka. Kandi biririye usuzabeshye. Sinzabeshye. Tugiye guhera kuri aka gakesi. Kabyibushye kuri kamegere ukuntu ugiye kukurusha. Uri umugabo kurusha. Ashaka twagafunze cyane ariko twagafunze cyane. Bafungura
wafungura horoshye. ni ukuvuga ngo twafunze munsi ni naho tugiye gufungura. Sure. niho twari twafunguriye ubushize Horoshye. kuko urabona imisumari imwe n'imwe yavuyemo. ariko sha murumva niho uri bundushirize. ko gafonzera. Nta kibazo. ngo nta kibazo agakesi kanjye ndi kukangiza shaka aramenye. icyatanu cyanjye na gatanu. Urumva udukesi duhenda hano tubajije ngo bazaza batugurira hehe ngo baratubuze. ndashaka ariko kutubazanira mukajya muyabo ngaturangura icyatanu amara nakora bizinesi kandi nkajya mbakorana na derivari. bakaguha bibiri derivari wasagurikiye. Oh my god. Ni gushugunga. ufite ubwoba mawuja. Nikunda kurunguruka nkumva ndatinya. Ibaze n'ukuntu utangikanga ko harimo ibinote gusa bitukura. Tuyamene. Yayabonye. Tuyamene hasi. Washyizemo n'amadolari. Urandujije wamenze ubwenge. Washyizemo n'amadolari. Ikibazo njye naramurebaga akagira harimo cyabiri y'amadolari. ngiye kubara 5 nawe kuyarabara 5 ndakuzi abantu b'amadolari ndayibuka ni menshi. Amadolari yo ntabwo wayibagirwa. Serengana yanjye ijana. watsinzwe mugirire mu amadolari tuyakuremo. Ni ukuri tuyakuremo none se ntabwo arabyemera. arashize yandi mato yari he? idolari muraribona twanze tuyabare. 1 2 ni ijana 1 2 nawe utayatindamo uko wiyemeye. 4 5 na 15. Tuvuga ukabonye yari umuntu gacetse wasanga hatarimo nayo bwaye bebe basi rero kuri 5 sibyo. muribuka ko last time twari twiyemeje ko tuzabika 5 gusa ariko ntiwabishobora wayakura he? wayabona amafaranga yabuze. Amafaranga yarabuze cyeko. tukiri aha twaba tutugeze akabanga nemeye basi ndawuzoga ngurire ibiraha ngenda sinasi aho ikibazo we narakwibaga amafaranga ukamvumbuka tuyanyaka
kumva ko nta kintu bikubwiye se kandi bibabaza ndakwiba amafaranga ukambumbura ukaranguka ntabwo ukuntu terevinga ufite imbaraga nese ubera yanjye kugira nabyirane. By the way, dushimira abantu twebwe twongeraga sevingi mukoresheje uburyo butandukanye ariko bose bishakiye agakesi bakunze agakesi ega kuri banki hari igihe bajyaho bakayabima egora barayabima agakesi washonje wanakamena yashyize aho ngaho utaza kunyiba tuyabara turabashimiye ko nibura hari isomo twatanze kandi twababwiye ko niyo yaba ari umuntu umwe n'imbaga nyamwinshi nagiye numva abantu bamamagara banyandikira ngo agakesi twaragatangiye twaragakoze hari n'abambazaga ko bakagura mujye muri ahantu hose babaza hari mu Gacinjiro n'ahandi ntabwo agakesi mwakabura ariko ni akantu keza akantu keza kandi kari hose mu bihugu by'amahanga baradukoresha nuko bakunda gukoresha twa big bag turiya tumeze nk'utugurube ubu hari abantu bari kuvuga ngo kuki ngo nahise mfata mu ari wese nawe namwibye ibyo bigenda mwibye niba ukundana n'umukunzi wawe ujye umwiba amafaranga ariko ese nayawe utangiye kwitira yanjye ndi kuvuga ari mu gakesi kanjye njye for sure ndayakwiba ndayamwiba ibiceri rero 1 2 3 4 5 ati nayawe hari igihe natahaga byanze ngatahana 100 nkavuga kugira ngo nkomeze nibuka wa murongo wo gusevinga 100 nkavuga ati reka ndishyiremo kuko biba byiza iyo buri munsi ugira ikintu ushyiramo habonetse 1000 isoke habonetse 2 isoke 500 100 ariko iyo ugiye kwiyora kimwe guhora ushyiramo biba byiza noneho ubu kuri inshuro urumva twaje nka competition nkashyiramo nawe agashyiramo tukarwana uburyo turushanwa twabona kashi mu kazi agiye kubara 2,000 nanjye mbare 5 oya 5 biranyuga tubanze tubare totali ya mbere oya tubanze tubare 5 tubanze tubare 5 okay. Ijana na 65 ubona angahe kuza 5 umwe abonye njye mbonye 165 wabona 130 ubu ni 295 agakesi ukuntu kaya tugiye kuzaba 2 izibari nayo bari mu gihumbi mirongo 34 wowe 11 ubwo ni 44 tumve tugiye guteranyaho njye mbonye 31 wabona 11 abaye 337 imagine 337 uyu munsi nemeye tugiye kubazana reka idolari turebe kuko nahitamo kuba rumva mfite twabonye amadolari hafi 5 nanjye wangaga ko nyakwiba ariko idolari tugiye idolari bariyeze ugide idolari hari igihe ngira umukiriya w'umunyamahanga akishyura idolari ntabwo narivunjisha njye ndaribika kuko iyo idolari risevinze rirakura ushobora kuribika ari 130 ukazarifata ari 140 uyu munsi ukundi rirakura ubwo reka tujya kukade neza ariko kugira ngo bagire ukwizera kandi agafungura amafaranga ari hano bakaza kugira ngo yazirike can I bring fem igende izane reka zane fimbo tuyazirike
Dorari ngo iyo ryifunyafunye ngo bararyanga we. Ikintu tugiye gukora rero ni iki? Turakora calculation neza nyine. Dufungure. Tumubise nayikoze we. Akantu kari gato karapima. Ariko nkubwize ukuri harimo inote za 500 wagira ngo ahubwo tujye tuzagura udukesi dufungishwa amavisi. nakoze umuti Visi rimwe neza sinabitekereje yasize bibisi. bize gusiga tubizi rero nayi akajya agaciro ntabwo ndi kugafungura. uri kugafungura n'umutima mubi utuka ko buruje kandi tupima 200 na Amafaranga niba ari 200 na ndamurusha 200 nawe utangiye kuyahindura. mwaraye harimo inote za 500 nagize amahirwe duhera kuri njye ubu nta n'ikintu ari kumfasha. nari kugufasha uri kuba ufite ishyari kandi guys ishyari rero ishyari rwose mu kanya ndaje mbabwira amahame agera kuri 5 atuma abantu tudatera imbere. Kuko ishyari naryo ririmo ifite rwose mugenzi wawe ishyari hari ahantu udashobora kugera. kereka ishyari ryiza Ishyari ryiza nk'uko wabona bafungura agakesi nawe ugashaka kugafungura. uziko kari karatunze keza kukwizamura amafaranga yari kugatuga. akanya ni akafete ni ukuri kuba batanamufasha narigize ngo nariye gusafi aho ubundi aya mafaranga yajyaga mwatera ayo nawe nakwibye yasi ndi umujura mwiza taza kuvuga ngo abakobwa bene data abadamu bene data mujye mwiboga abo banyu ariko abantu batagiye afatanye ubwo yagire neza kubera ko yatugatugereza gucika nashyiragamo bikizamura kendaga guturika ariko tuzabatinga abantu tukitorera amafaranga. amenshi se ko mbona afatanye kera hose ndakwibaza usigize ko atari n'abandi biza iyo yageraga mu kibazo nawe yavugaga mbona igisigaye ari ukuguza narayamuhaga ariko iyo umuntu afite amafaranga menshi arirara ntakore ubibona iyo abantu benshi iyo twakorera amafaranga menshi bicika intege zo gukora. nanjye iyo ufite amafaranga ngera mu kazi bwakeye niyo mpamvu rero nyakwiye ariko iyo yabuze ndazinduka. niyo mpamvu ari byiza gusevinga ukamenya ko nta mafaranga ufite kuko iyo ubitana amafaranga bituma urushaho gukora cyane. ariko iyo uyafite buri munsi yareba buri gitondo ureba ubyuka ugasanga konti iriho amafaranga yo kurya n'ayo kwishyura inzu nta gukora kuba kugihari gukora kuba kurangiye. rero mujye mugerageza pe. tuvuge Denise nta hantu navuga ngo afite hanini akura ariko urabona ko yakoze saving itari ntoya. itari ntoya gira ikintu ubwira bagenzi bawe. burya abadamu bene data
mwibe abagabo banyu. ikibazo abandi barayiba bakayabara bonyine ntabwo bayabana n'abagabo. Ubwo nyine ntekereza ko iyo umuntu yifuriza gutera imbere nawe ubwawe wifuriza gutera imbere nyine uba ushaka gutera imbere nyine kereka wenda ari gift runaka ushaka kumuha ikomeye ariko nabwo nawe ubundi bishobora kugufasha gutegura gift y'umukunzi wawe gutwara ama gift aba aremereye asaba gutegura cyane rwose nkaya pati wamuheshereje kugira ngo ube umukobwa nujya gukoresha pati banza usabe uguze uguze noneho pati niza kurangira ubwinshi ati sheri nyine kugira ngo ngutungure ngo byarenze ko nguza ngo wamfashije ngo tukishyura mufasha twishyure kurema abo ibyari ibyishimo ubu bihinduye ikindi kibazo kubera ko ntabwo uzi icyo sheri wari gusevingira rero biba byiza wowe ubaye warasevinze ukamutungura mu mafaranga yawe nayo ugiye kumutunguza amafaranga y'abandi warangiza ukamubwira ngo turishyura ideni. Ubwo nabagiye inama kabisa gusevinga kubera ko hari igihe twigeze kugera muri situation nta kintu na kimwe ufite kumva wowe nta kintu na kimwe ufite saving noneho saving arambwira ati ninde utekereza twakaka amafaranga tukayamusubiza nambwira ati ndamufite ndayazanaga ndayamuha rwose. hari igihe Denise ajyaga nungura kuri saving nanjye nabaga mfite saving ariko hari igihe nayikoreshaga igashira so rero iyo yashiraga nta yindi choice yabaga isigaye byabaga ari ugushakisha rimwe na rimwe rero akahita nungura akambwira ngo ariko hano nagukurira amafaranga ajya kubona nkabona ajya ikibandari avuga ati rwose avuga ati niwe wanjye ndanamushimira byumvise ibyo ni ukuri abakozi bagiye anabara pe iyo tubivuga njye narababwiye ngo nta kintu tuzazana hano kiri wrong ikintu tuzazana hano ni ikintu cy'ukuri mbese n'amagambo ashobora kuba make nibyo abantu benshi bavuga ngo ibikorwa biruta amagambo dushobora kuza hano ibyo kukubwira byagufasha bikanga ntibiboneke ariko mu by'ukuri twakwereka igikorwa n'iki ndabyibuka turi kubara aya mafaranga ubushize uribuka ko grafere yari ahari brother wanjye yari ahari arangije rumva arambwira ati sinari nzi ko saving yakora ibintu nk'ibi nyuma y'igihe gito yahise atangira agakesi kandi icyo gihe twari turi kubara tutari kuvuga none kiriya video twabanje kubara twari turi kubara tutari kuvuga yahise atangiza agakesi ni ukuvuga ngo rero twebwe dushobora kuza hano tugakora bino gusa hakagira umuntu byigisha uwo kwiga wariga hari n'abatiga abatiga bahita bagira indi nyigisho runaka ariko biba byiza ibintu nk'iyo ubibonye ukabikuramo inyigisho ariko nanone ajyaga umwana murezi niba udashaka kwiga it's up to you iyo udashaka kwiga buri wese muragira inyigisho ye buri wese agira inyigisho ye arukuramo indi nyigisho itari nziza arukuramo indi nyigisho nziza ariko byaba byiza buri wese ntawe natakwifuriza kugira ahantu agera kandi pe narababwiye ngo ubushize twari dufite imvugo ivuga ngo save money and money will save you uko usevinze amafaranga niko nawe hari igihe uzageramo akagufasha aribyo twababwiye ubu twari turi bloke nta kintu twari dufite ariko kubera ko twasevinze ubu tugiye gusubira muri mudu kandi kugira ngo nituva hano dutangiye indi saving se ntabwo twava hano umuntu atahise atangira ntabwo twava hano tutahise dutangira saving kubera ko narabibabwiye ngo iyo ushaka ko ubuzima bwawe buhinduka ni ukuvuga ngo ikintu ubonye gishyashya mu buzima bwawe ukaba ushaka ko cyaba umuco cyaba ubuzima ku buzima bwawe ugitangira muri ako kanya ucyumvisha niyo mpamvu uyu munsi niba turi kubigisha saving ukumva igufitiye umumaro nta kindi gihe cyo gutegereza ubu nonaha niwo mwanya wo gusevinga mu kanya urabona ibiyatwara n'utabisevinga so rero nabagira inama y'uko hakurya njye nta sengisa na savings
biragaragaza wese njye nabicari nanjye nasevinze noneho biragaragaza ko ukennye ndakennye kandi kugana yakwibuka nkakubwira ngo none se nta kintu mfite ku mufuka ubu ujyanye senkisa yonyine umusenkisa agufasha uranyumvira. ndashima Denise akenshi hari igihe yasabaga amafaranga njyewe nkagira ngo arasesagura ngo ese yabona afite nk'amafaranga menshi akambwira se wampaye igihumbi cyo kuba nifashisha. Umukobwa mwiza wo kugira ngo igihumbi ajye kukifashisha koko akakibika ejo akabika ikindi ejo akabika ikindi. iminsi yarisunikaga ntazagera mu kibazo yajya kuzana amafaranga cyangwa nawe yaba afite ikibazo gikomeye aya mafaranga akadufasha. Niyo mpamvu rero nta saving nta kintu gira iheraho runaka guhera. Niyo mpamvu njye mba nashyizemo n'igiceri ni ukugira ngo nkomeze kugira reminder muri njye yuko ngomba gusavinga. Hari igihe biba byanze, iyo byanze rimwe na rimwe ushobora kuba ufite n'igiceri cya senkani cy'icumi cyangahe senkani kimwe narayisevinga. Bibaza ukuntu wanyimambwa amafaranga. Hari igihe biba byanze ugera nawe unyima ibiceri. uraza ayo ubonye yose ugera nawe unyima ibiceri. Ndibuka saving hari igihe nayikoraga nkiyima ibintu runaka mbona bidafite umumaro. Ariko ubu ejo nituba twagiye kwirira inkoko azavuga ngo bari abana barasesagura ngo twamaze ko twasevinze se. Nareba abagore ukuntu biba naramumaze. tugiye kubara kaduhere kuri bitanu. Njye ni 45 we ni 90 ko mbona arimo kandi wabona uri kwifuza 145 190 335 sibyo ndakurushije. byajya twabonye angaya ntabwo mbyibuka gusa ni 300. oya ni 200. aya ni 335 sibyo 335 barize igihumbi. Mirongo itanu na bitandatu. Teranyaho 56 ayo ngayo 26 ibihumbi 417 417 mu gihe 417 sibyo. Ayi ni 417 wazanye indi fimbo. oya afite 417 ngiye twabonye 300 na dushyizeho amadolari tugiye okay ntacyo yandushije kuko twavuze ko amadolari tutayabara twavuze ko tutayabara. Ngewe urumva amafaranga menshi nayabitse amadolari niyo mpamvu natsinzwe ariko ntacyo reka tubarire ku manyarwanda. Muri Rwandan Fra afite 317 ngewe mfite 417 ngewe mfite muri 390 na urumva ko yandushije. Tugiye kwipoza manzu byemere hano ko uri bugurire inkoko. byemere naje iyi nkoko namwemereye ifi namwemereye byarakunaniye nariyakiriye. So ikintu rero tugiye gukora ni iki
tugiye kwipoza totali yanjye sinyibuka kandi ni ngombwa si uko twasubiramo si ngombwa turaza kuyandikaho kuri screen totali yose hamwe ariko tugiye kwipoza natwe turebe iyo tugendera ariko reka mbe nipoje ko njye nabonye 370 nibura ariko ndumva yarengagaho kuko sindi kwibuka totali tugire na 30 okay ntacyo twipoze 330 andi nituyibuka kugeza ubwo ni 747 tugiye kwipoza ya madolari n'amadolari 515 sibyo aya wayafashe mu mutwe 742 oui merci amadolari 515 gukuba idolari ubu rigeze ku 1342 sibyo ubwo ni 691,130 guteranyaho Rio total tuzayishyira kuri screen ko njye sindi kwibuka total yanjye neza guteranyaho 747 ubwo ni 1,438,130 ariko si Rio total nibyo twe twipoje none de Rio toto tuzayishyira kuri screen namwe Rio toto mwayikora mwakipoza mwe twabonye bwa mbere ko tujye sinyibuka kandi twasubiza video nyuma cyangwa tujye kubara tutabatindira ariko ufasha ye ugateranyaho nanjye biragera muri 1,400,000 cyubahiro n'ikimana kuko ntabyo tuba twizeye ntago tuba tubitekereza kuko umuntu aba yaje niba nashyanye 1,000 nkagikiramo niba nahanye 10 bitanu bijyamo ibindi bitanu nkabigumana ntago umuntu asevinga ngo yiyibagirwe ugomba gusevinga biba byiza iyo ushaka gusevinga ku rugero rwiza kuri percentage yo hejuru biba byiza iyo usevinga hafi ukayikemuza ibibazo bitewe nuko winjiza nanone sinakubwira ngo usevinga hafi ushobora kuba winjiza 5 umuryango ubwaho konsoma 40 birashoboka ariko iyo ushaka gusevinga neza ukoresha imbaraga nyinshi buri rero twari twagerageje byatwe twakoze competition the winner My name is the winner. Winner n'uyu nguyu uyu munsi koko umva nimusohokana nzatuma mubimenya mu buryo bwose uzatinda so ngiye kubabwira utuntu duke ubundi dusoze turabashimiye cyane aka kanya mwafashe mukadukurikira ni iby'agaciro kubagira ni n'iby'agaciro kutugira ayiri no ko hari abantu benshi bino bintu bishobora guhindurira ubuzima kuko aya si amafaranga make iki ni igishoro umuntu ashyira muri business kikazamura imikorere ye iki ni igishoro umuntu se yagikoramo gukora so iki rero ni igishoro umuntu ashobora gushora mu bintu runaka kikagira umumaro so ngiye kubaganiriza akantu gato mufashe mugatega amatwi ni nka experiment ako sinavuga na experiment ni hishurirwa umuntu yagize rivuye ku Mana yamo yibaza impamvu abantu b'abakristo benshi badakizwa kandi nibyo abakristo benshi badakira ubona hari limite bafite mu buzima hari aho ubona badashobora kurenga rimwe na rimwe naraje no kubishura hari abantu bajya bagira business idashobora kurenga ibihumbi tuvuge miliyoni nimona ko twabaze 1,200,000 utwa tubaze 1,400,000 ugasanga wenda ngiye buri gihe saving yanjye nishaka kurenga 1,500,000 atari ikibazo cyanjye ahubwo ari ikibazo cy'imibereho y'iwanyu cyuko mbese iwanyu hari limite mudashobora kugeraho guciciriza byita guciciriza biba byiza rero rimwe na rimwe biyo mu bisenge niyo mpamvu dushimye Imana niyo yagize uruhare muri ibi ni nayo tugiye kwereka aya mafaranga akazabyara indi nyungu kandi bene data aya mafaranga yagiye kujya mu gakese havuye y'Imana abantu batajya bafata amafaranga y'Imana ngo bayajyane mu nzu y'Imana I know ko bamwe hari bamwe babyumva nkuko nabyumvaga mbere ariko hari bamwe muzagera igihe mukabyumva niba ubushize ngewe saving y'ubushize sibyo Denis twabonye 1,200,000 ndibuka ko kirya gihe
nibwo twari turi gutangira inzira yo gutanga icya 10 mu nzu y'Imana. Uyu munsi niba saving yacu izamutseho 200 bisobanuye ko hamugisha tutazabona tukwiza Imana iri kuwutanga. Ntuzatanga amafaranga y'Imana ngo ubone umugisha already uyatanga mu mugisha wabonye. So ni byiza twe tubikora rimwe na rimwe tuvuga ati Mana dukeneye n'uwo mugisha wawe, ariko cya 10 ni itegeko ry'Imana. Ni itegeko ry'Imana, abazabyumva rero bazabikore, birimo umugisha mwinshi. Wowe uzabikore kuko n'Imana irabizi ko bigoye. Niyo mpamvu yavuze ati kuko mungeragereshe, ibaze Imana ni mu byayo tuba tuyiha. Ni kimwe mu byayo, kuko nta muntu ubyuka ubizi ngo uyu munsi ndacyura 1000. Hari igihe ubyuka uzi kuri bunacyura 1000 ugacyura 2, n'igihe ubyuka uzi kuri bucyura 1000 ugacyura 0. So niyo mpamvu rero ugomba muri bicyo wabonye gushimamo Imana, kandi dushima Imana mu byo twungutse nicyo kize. Baziza kuvuga ati no mu byo mwabonye, niyo mushaye mwashoye niba winjize 200 sinitengo washoje 100. Ese kugira ngo ntihari abari kuyatanga, kuko hari abarenze runo rugero bo bageze mu gutanga 90%. Kandi imagine noneho hari n'abageze ku rwego batanga icya 10 muri gift babahaye mu mpano. Nibakira Imana ukavuga ati tuvuga ushaka kumpa isaha nkamenya ngashoboka ko yari ihagaze 200 sinateguraga kuyibona. Nshaka kuba mfite ubukene birumvikana, ariko niba nasabage nkavuga ati mbonye ikintu kandi nari ngikeneye, nkambona uburyo nagishimiramo Imana, why not natafata kimwe mu 10 cy'icyo kintu ngo nyitange. Ubundi hari abantu bigora sindagera ko urwo rugero, ariko urugero numva nshaka gukoreraho Imana no kunezeza Imana muri bikima, kuko hari n'ibyo nari nzi ko nzabona, hari ibyo nari nzi ko nzageraho. Muri bikima ngomba kujya nshaka uko nishimira. Ubundi ikintu kigora muri rusange nuko arareba akavuga ati se 200 ndakuramo 20 byose, se muri 2,000,000 ndakuramo 200,000. Ubundi ushyira ku munzani ukabalanse nicyo ugiye gutanga nicyo. Ibi ni ibintu winjiramo wiyemeje, sinza stopinga kugitanga niyo hazi inyigisho zimeze gute, Imana izabimfashemo, kubera ko ibi binamfasha kumenya nuko ninjiza. Ndibuka igihe twagiye gutanga icya 10 ndavuga ati aya mafaranga kuko hariya navuze nuko nyatwara. Ariko anyway, Imana ishimwe kandi ikomeze kudushyigikira, kuko murabizi isezerano twe dufite ntabwo tukibayo ku bwacu, tubereyeho Imana. Imana niyo yaturemye, sinzi impamvu twabaho twe dushaka ubundi buzima bwacu cyangwa indi mibereho yacu tukibagirwa icyubahiro cy'Imana yaturemye. Niyo mpamvu Imana ibyumve still na n'uyu munsi nkomeje urugendo rwo kuberaho yo. Nta wundi muntu n'umwe, nta bundi buzima na bumwe nshaka kurwanira uretse ubuzima bwashimisha Imana. Kandi Imana ijye ibidufashamo Deni, kuko ndabizi ni urugamba rutoroshye, hari ababitangiye barafeiringa, ariko sinifuza ko twafeiringa. Reka mbabwire ibyo bintu 5 ni ibintu bituma navuga muri rusange abanyafurika tudatera imbere. Reka tubivane muri nuza, ariko nihishurirwa umuntu yagize rivuye ku Mana, arimo abaza Imana ni ukubera iki. Ndabyibuka wenda mbibasobanure neza. Uyu muntu yakoze amasengesho y'iminsi 40, ajya mu cyumba arifungira, nabwira umugore ati rwose simari, ngiye minsi 40 mu cyumba. Arangije aravuga ngo ngomba kuvamo Mana, umbwiye ni igiki gituma abanyafurika badatera imbere. Imana ishimwe yamushubije ngo ageze ku munsi wa 7 ntabwo yatumye asoza ya minsi 40. Ku munsi wa 7 mubwira ibintu 5 ngiye kubabwira. Ikintu cya mbere amubwiye ngo abanyafurika bamenyera Imana. Ubwo muri make niba uri umukristo niba uri buze kumva aya mahame neza kuruta undi muntu wari wese w'umupagani, kuko umuntu w'umupagani ntiyamenya kumenyera Imana icyo ari cyo. Tumenyera Imana kuri rwa rwego rwo hejuru. Umuntu araza agakora ubusambanyi kandi ntibimubuze kujya imbere y'Imana, ukabona nta kintu bimutwaye. Umuntu runaka ufite inshingano zikomeye mu nzu y'Imana akava mu rugo atonganye mu gipangu, akagenda no mu nzu y'Imana agakomeza mu kidiyakoni. Naratangaye ejo bundi rwose, ariko si ngombwa kubivuga, ariko hari umuntu uza mu nzu y'Imana ukavuga uyu muntu uyu mutima uvanye. Ngeyo nicaye mu nzu y'Imana, ikintu cya mbere nsaba Imana ni ibyishimo. Ni ibyishimo. Iyo nibutse rya jambo wa muntu w'Imana yavuze ngo umunsi umwe ngari mu nzu y'Imana umurutira imyaka 1000, imyaka 100 ari mu mahema y'abanyabyaha. Mpita ntekereza ibyishimo yakuraga mu nzu y'Imana. Iyo nicaye mu nzu y'Imana, ikintu cya mbere naka ni ibyishimo. Ndavuga ati Imana uze kunshimisha, kandi kunshiye
ni gake wenda abantu bajya babibona, ariko njyewe nicaye mu nzu y'Imana akenshi ndarira rwose, amarira akaza y'ibyishimo, nkumva nezerewe Imana, nkumva ndi mu bindi bihe. So rero sinzi uburyo ki wowe umenyeramo Imana, ariko ikintu kizatuma udatera imbere harimo kumenyera Imana. Narabibabwiye muri rya jambo rya consecration, ni uvuga ngo ubuzima bweguriwe Imana buba burekuye ibintu byose, kuko twe turi Imana. Noneho ngo igitangaje, Imana yaturemeye ibintu byose ni ibyacu, ariko natwe iratwiremera. Mbese kugira tubone iby'Imana yaturemeye, dukeneye kujya mu mwanya w'uwaturemye adushakamo. Narabibabwiye mbibabwira ko ikintu cyose iyo kiri mu mwanya Imana itakiremeye, nta buzima kiba kigifite. Ikintu cya mbere rero, abanyafurika bamenyera Imana, tubigabanye. Nanjye Imana imbahoraho nayimenyeraga, ngiye kubigabanya. Ikindi kintu ni bizera. Abantu benshi ntitugira kwizera. Ndashima Imana yampaye conscience, amfasha kwiga kwizera. Nanjye sinagiraga kwizera mbere, hari ibyo nageragamo kwizera kugashira pe. Ariko niba hari ikintu gikomeye cyiza cyagushimisha, cyagufasha gutera imbere, cyagufasha kugira ahantu ugera, ni ukwizera. kumva ko bibaye. Erega tunabikora tutabizi. Ibaze kuba uva mu mashuka ukoga ukazinduka, nta muntu wahamagaye ngo ngwino ngo duhurire ku kazi, ngo ngwino duhurira, ukazinduka ukajya ku kazi, kandi ukaba uzi kuri buze gucyura umugati abana bakarya, ukaba uzi ko abana baziga. Uko ni ukwizera kwa mbere. Ariko hari aho bigera biri ngombwa kwizera ko tugukoresha ahubwo kukabura. Ariko mu by'ukuri hari ibyo twizera tutanabizi. Kuba buri muntu wese abyuka saa 12 akajya mu kazi, nuko dufite kwizera. Ariko sakse ntekereza ko abanyabyaha hanini barusha abakristo kwizera. Cyane tuvuge nk'umwicanyi, iyo agiye kwica abazi neza kuko byagenda kose ari bukwica. Agira uko kwizera rwose cyane rwose. Kwizera bya byiza tukongereye, nk'uko conscience yafashije, ndagushimira. Nanjye hari ukwizera, ntabwo ndagera ku kigero nk'icyo nshaka, ariko aho bigeze birimo biraza. Ikintu cya gatatu rero nta rukundo. Urukundo rwo ni ikintu gikomeye. Ndashima Imana ko ngiye Imana yampaye urukundo. Tujya tubabwira ko tubakunda, rimwe na rimwe hari abo tutarabona, kuko kuba tuza tukicara hano tukabaganiriza nta yindi nyungu runaka dukurikiye, nuko tubakunda pe. Kuba nifuza ko mugenzi wanjye w'urubyiruko tungana yakora save nk'uko nyikora, ni ukubera ko mukunzi. Ndashima Imana rero yaduhaye urukundo. Mbese aya mahame 5, amwe muri yo turayafite, amwe muri yo tuyafite 50%, ariko amwe muri yo dufite muri buze kubona niyo adufasha kuba hari ahantu tugera. Kuko narabibabwiye rwose, I will never stop. Hari ahantu nzagera uko byagenda kose, hamwe no gusenga, hamwe n'Imana, hamwe no gukoresha amahame y'Imana, hari aho nzagera. So rero mwongere urukundo. Umuntu utagira urukundo, sinzi Bible yibivugaho byinshi, ariko ngo urukundo rurahebuje ndetse rusumbye ibintu byose. Rusumbye ibintu byose rwose. Urukundo nirwo rujya hari umugisha tujya tubona kubera ko twakunzwe. Hari igihe umukire aza akakwishimira akaguha akazi kubera ko wakunzwe. Mu bintu musengera mujye mwaka gukundwa, ariko namwe mwige gukunda. Ntabwo uzakundwa utakunze. N'Imana yarabivuze ngo biragoye ko wavuga ko ukunda Imana udakunda mugenzi wawe ubona. Kuko uwo mugenzi wawe ari n'Imana. Nudakunda abantu ubona hano ku isi, ntabwo uri mu bantu bategereje ubwami bw'ijuru, kubera ko nuzabukunze n'Imana. Mbese mukeneye kugira rwa rukundo rudafite ikintu rurebaho, rutareba ngo runaka mukunze kuko akizazamfasha, runaka mukunze kuko ari umustar azagirana. Nta kintu utoranyije. Imana idufashe iduha urukundo. Icya 4, bagira ishyari. Ishyari muri Afurika cyangwa n'abakristo benshi muri iki gihe dufite ishyari. Ishyari kandi ritari ryiza. Ishyari nigeze kuribona ndi muri business njyewe. Nigeze kujya abantu benshi, njyewe buriyo nshaka kuvugisha ukuri, mvuga ukuri kuri muri njye, mvuga imiterere yanjye. Buriyo ushaka kumenya ukuri kw'abantu, jya ureba wowe kumeze. Nigeze kureba muri business nkavuga se kuki runaka mbona ufite abakiriya, kuki njye nabona abakiriya. Mbitekerezaho n'akanya kanini, ariko ndavuga ati reka nkarume ibi bintu biri muri njye nuze, kuko Imana yandemye izi icyo yangeneye, izi ikibangeneye umunsi kundi. Kuko ijambo ry'Imana navuga ngo yatumenye kera, mbese yaduteguriye kera imirimo tutaranavuka.
idutegura imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira tuzayigenderemo. Hari ibintu Imana yateguye twebwe umunsi ku wundi tuba tugomba kwinjira muri uwo munezero, muri uwo mudendezo Imana yaduteguriye. Ndavuga ati reka nicare Imana, mbese iyo ugiye no kubireba wasara. Ushobora kureba business ukora ugasanga uyikora muri abantu 200 kandi muyikorera ahantu hamwe 200 miliyoni, ukavuga se iyi business nzatera imbere, ese kandi wirengagije aho wavuye. Imana igira kuntu igenera buri muntu wese kandi akagera ahantu agera mu byo yamugeneye. Please nugira ishyari kuri mugenzi wawe, hari ahantu rwose utazagera. Icyo nakifuriza abantu mwese nuko mwakirinda ishyari ryose mwimika mu mitima yanyu, akaba ari ishyari ryiza. Ni ukuri aya mahame sinzi ngo njye nayasobanurira gute, ariko pe nugira ishyari hari ahantu utazagera. Ikindi wenda kigendanye n'ishyari ryo cya 5 turabiyemeza, kanshyire mu bwishi turabiyemeza. Kuko iyo ubonye ikintu cyangwa umugisha, tuvuga nda nko mu nzu y'Imana, ntago ubikora ngo uheshe Kristo icyubahiro cyangwa bitume bikurura abantu aho Kristo ari. Tuvuge niba urugero Imana ihaye kanaka kuba ari mwiza, ubwo bwiza bwe abagomba kubukoresha ku buryo ahamagara benshi, akurura benshi kubona kuza mu nzu y'Imana. Rero hanini twebwe iyo tubibonye turiyemera, ndumva bigendanye n'ubwibone, tukibona aho kugira ngo ibyo bintu ubwo bwiza dufite bukurure benshi mu nzu y'Imana, ahubwo bukadukururira ibindi byaha. Uko kwibona tunagiye no muri iki cy'iterambere, hari umuntu ureba akazi akavuga ngo ngewe kano kazi sinagakora cyane rwose, kuko bitewe n'amashuri wize, bitewe n'aho ugeze, wenda ukomeze igihagararo, akazi sinagakora. Pe ngewe njya nifuza, hari utuzi nagiye nkora ngewe wenda mbika n'amavideo ku buryo umunsi wa none nshobora kwereka umuntu akavuga se yari wowe. Ariko iyo umuntu yiyemera hari ahantu atagera, hari ahantu atagera rwose. Reka mvuge ngo kwiyemera k'umuntu hari imigisha myinshi kwamuhagarikira. Imigisha bikubuza kuko iyo nanakuzi kuri umwiyemezi, hari akazi nabona nkavuga ati tukagana se ko runaka se yagakora, ntago yagakora, ntago nakirirwa nanakamurangira. Kandi mu by'ukuri wahura inzara iri kukurya, urumva uwo munsi ugeze handi uri kuvuga ngo noneho akari ko kose nagakora. Exactly, bajya bakunda kuvuga ngo akazi kabi gahesha keza, ugasanga aho ngo niho uzabona umuntu ukujyana aharenze. Ndabizi none se ko nshingewe njye nyitangira gukora, umuntu nakoreye bwa mbere nakoreraga 30,000 narabibabwiye. 30,000 nibyo byaje gutuma mvamo uyu munsi umuntu wakikorera. Ariko icyo gihe 30 yo nyareba nkavuga se 30 yavamo iki akavamo iki nka icyo gihe nahakuye experience, makura clientele, makura ubumenyi ndetse no kumenya gushaka amafaranga. Nubwo umushahara wari mukeya ariko hari ibyo nize. So rero mu kazi kabi niho umuntu azagusanga akaguha keza, kuko ntago naguha akazi keza nazi capacity y'imikorere yawe. Sinakwicaza muri business yanjye mvuga ngo ejo ishobora kuba mbi, kuko byose umuntu arabiteganya muri business. Ejo niba mbi umuntu aziyadapta gute? Kuko sinzi uko uziyadapta. Ayo ni amahame 5 yo azwi n'Imana yayabwiye umuntu rwose. Nimukurikiza ibi n'ibintu byavuzwe n'Imana, ntibyavuzwe n'undi muntu. Nimubikurikiza hari ahantu muzagera. Ariko hari ihame rishyashya nshaka kongera. Nanjye numvaga hari irindi nshaka kongera. Reka mbanze kire hiryanjye pe. Sinzi ngo iri include muri aya, ariko hari ikintu maze guhishurirwa. Umuntu wese utajya wishyura amadeni, utajya wishyura amadeni abereyemo abantu, utagira umutwaro wo kuvuga ati ukuvuga ngo nakishyura. So ushobora kwanga kwishyura kubera ko wabuze amafaranga, ushobora kwanga kwishyura kubera ko nta bushobozi buhari, ariko ushobora kwanga kwishyura kubera ko ufite uwo mutima wo kutishyura. Uwo mutima niba ufite, mu by'ukuri ahantu utazagera. Erega sakse hari igihe ushobora kuvuga ati hari igihe uguze umuntu bikakunanira, ariko niba mu bintu upangira ngo tubabwiye, niba upangiye saving, umutima wo kwishyura uramubonereka. Aranaguhamagara akakubwira ngo ihangane ndi gushakisha, ndetse ko hari abo tumaze kumenya bateka iyo mitwe akajya kugira ngo ihangane imyaka ikaba imyaka. Ariko umuntu ufite umuhate wo kwishyura mu bihumbi 100 kurimo n'igihumbi aracyohereza, ukabona ko afite uwo muhate, akavuga ati nakoreye 2 mfasha nkwereza 1000, akagabanya. Ariko niba udakunda kwishyura, n'ijambo ry'Imana yabivuga. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryasabye abantu ngo nuguriza mwene so ujye umera nk'umuhate.
kuko umuntu ugurisha reba ibintu birimo mu kwambura abantu ikintu, ibintu bibiri bishobora ingaruka ebyiri zirimo mbi. Umuntu wakugurije amafaranga ntumwishyure, hari imivumo akuvuma umunsi ku wundi. Iyo akeneye aravuga ati ariko runaka buriya hari ikintu azigezaho n'amafaranga yanjye yatwaye. Ntarabagirwa ku kantu reka nkongereho. Uwo muvumo akuvumye ntabwo ari we wenyine ukurikirana. Kurikirana n'abagukomokaho. Nibyo nababwiye ubushize, hari abantu bambwiye ngo ngese ngo ko hari ahantu ngo ko hari iterambere tubona ngo kandi tudasenga ngo turiruhiriza iki. Mbese hari imigisha tubona kubera ko abatubanjije bitwaye neza. Hari umugisha umunsi ndi kubona kubera ko papa njye ari ukuntu yabaye muri sosiyete, atari uko nitwara neza, atari uko nzi no gukora, kubera ko Imana yavuze ati uyu muntu nakora neza n'abagomba kumuvaho bagomba kubona. Dore nawe ikorere ku buryo kora ku buryo nawe bazagukomokaho. Imivumo y'ibisekuru azi ko muri Bible usoma ugasanga hari umuvumo wakurikiranye umuntu mu myaka 900 ishize. Can you imagine? Mu bisekuru bishobora kurenga bingahe? Buri umugisha ukurikira umuntu mu bisekuru 4, ariko umuvumo ukurikira umuntu mu bisekuru 7. Umuvumo ni mubi. Satani azagucunga avuga ati uyu muntu arangije umugisha namugeneye, igisekuru cya 4 kirarangiye, akahita aca wa mugisha ugatangirana n'ubundi buzima. Ariko umuvumo ni ibisekuru 4. Ugasanga wenda bicikirije kuri bo bitangiye. Bibi hari abantu mufite umuvumo mwakuye mu kwambura abantu. Musubire inyuma mutekereza abantu mwambuye. Babyibuka n'abatabyibuka. Ko nshingiye ejo bundi umuntu amamagara arambwira ngo nari narakubuze ngo cyagiye uza kwishyura bya bintu hari 10,000 warengejeho. Oya byari 18 na magana. Haciyemo iminsi ngo rero uzaze uyafate. Ubwo se urumva ufite umutima wo kunyamugumisha. Nibuka umutima. Nahise nsaba Imana imbabazi ndavuga ati Imana irushaho kunyongerera umutima umeze gutyo. Ibaza umuntu warengejeho amafaranga nusubiye kuyamwaka. Arabizirikanya aravuze ati we nashatse ko mushaka. Abenshi yo dufite amafaranga turabati runaka nabyuka akabimbwira nzayamu. We yagize umutima wo kumiga kugeza ngiye yahagaze ku mana ngiye gutega umutima aramamaga. Arambwira ati amafaranga yafite. Tatungurwa nari ndi na broke n'ejo bundi nari ndi na broke ndavuga ati yo hari n'umuntu agiye kurangibaza se uyu muntu ndamwishyura gute. Amafaranga yaranamfashije n'ukuri Imana imuhumugisha n'ukuri umutima afite ukomeza. So rero ndimutishyura abantu mufitiye amadeni, haraho mutazagera, nimugira naho mugera haraho mutazarenga. Okay, niba naharenga abazagukomokaho ntabwo. Reka nsaba ibintu bibiri, kuko nge sinkunda ideni pe, ndishyura kandi hari umugisha binzanira. Umuntu ufite ideni uyu munsi ashyira muri comment ati wararyibagiwe se, amafaranga yanjye ndimo utamaye. Nshobora kwibagirwa nibyo, ariko ikintu nabonye ku mafaranga abantu benshi turirengagiza, suko tuba twibagiwe ahubwo turirengagiza. So umuntu ufite ideni azabyandika muri comment avuga ati nyamara afite ideni. Ngewe rero mfite ideni ko tubivugira. Undi muntu wagize ahantu agera akavuga ati ngewe mfite iterambere kandi ndabona afite future nziza kandi nambuye abantu benshi, nawe bishyira muri comment. Ashobora kubishyira muri comment success, ariko twavuze iby'ibisekuru. Nibyo nyine ashaka kubona umugisha. Okay, byose birashoboka. Bishobora kuba uhemuka ukabona umugisha kubera ko hari uko dadi wawe cyangwa sokuru wawe hari ibyo yakoze kugira ngo ubu uri kubona uwo mugisha. Ibi mujye mu bitekerezo. Niyo mpamvu kuri inshuro twagaritse twitwa spiritual family. Turashaka kujya tubabwira ibintu mu buryo bwa spirit, kuko hari ibintu dufata nk'ibintu bisanzwe ariko bifite amahame yo mu mwuka. Rwose ayo mahame nayo mujye muyibuka. Sinzi niba hari ikintu wavuga tugasoza. Navuze byinshi ndabyibageza. Gusa ntekereza ko ikindi ni ugushima. Ndakibutse Imana ishimwe cyane, nuko Imana ishimwe. Olivier, hari umuntu ubona ikintu ndetse binamugwiririye ntashime Imana. Tuvuge ntushimye n'Imana, shima ukikugejejeho. Ushobora kumushimira umubwira ibintu byiza, ariko muri bwa buryo buri seriously wamuhaye akanya umubwira ati ndagushaka, nyine akabona ko ari ibintu biri hayi birenze ibyo ugiye kumubwira. Tushima byo ni byiza, kuko umuntu agasanga abonye nk'akazi k'ibihumbi wenda 10 ni ikiraka,
nagashimiye Imana Olivier nagashimiye Imana kandi ntabwo yumva bimunyuze bimurenze nutagira umutima wo gushima even ntabwo ari ku byiza gusa no ku bibi njya mbibona hari igihe ikintu kibi kitubaho nkavuga ati thank you Jesus ari ikintu maze iminsi mbona ngiye kimindurira ubuzima sigaye njya kuryama nkavuga ngo Mana ngushimiye nta n'ikintu twabonye we ngushimiye ku bintu byiza byose wadukoreye kandi n'ibitagenze neza ndabigushimiye nukuri ndagushimiye mbese nkabivuga gutyo kandi nkumva biri mu mutima wanjye kubera ko ibitagenze neza njye n'ibyangendekeye neza ariko Imana yabyashimiye ejo nari ndi kumva ikiganiro mwari muzi ko hari ibigeragezo tugeramo mu gihe twe tubona tubabaye Imana ikaba yishimye kugira ngo unoge erega sorry ukajya Imana ngo Mana ngo wamfashe nkava mu kigeragezo ko wowe uri kwaka ibyishimo by'Imana kuba uri mu kigeragezo hari iby'Imana iri kuko mbese iyo turi mu bigeragezo hari ibintu bihinduka mu buzima hari imyitwarire ihinduka bobo reka nkunganire gatoya umwana ufite amezi 2 cyangwa ukwezi kumwe ntabwo wahita umuhereza ikijumba agakirya urabanza ukakinomba by the way ntabwo umwana arya ku mezi 2 cyangwa ukwezi kumwe simbizi urabanza ukakinomba niba mfite mu muhogo hatoya ntabwo hangana nka Olivier please wowe uri gusaba Imana imodoka ariko Imana irashaka kukunombera kandi igashyiramo amata iyo umwana arizo uri kumunombera ntabwo uhita ubimuha bigishyushye bitaranomba cyangwa bigikomeye wowe uramwihorera akarira ariko ya nombe yakaza kuyirya yanoze in spiritual niko ku Mana tumeze ntabwo Imana yita iguhereza ibintu ngo nuko waririze cyane ngo nuko wamaze iminsi 40 no wait for it uko kuntu iri kukinomba no kugira ngo kikunyure mu muhogo kwangije ni uko kuntu iri kukunombera no kugira ngo itakunyuza mu nzira hakiri kare abajura bakakwambura reka ibanzi haharure rindira ishyiremo amata please sorry nkunda amata rindira rwose ikigeragezo rero cyose ntabwo kiba giturutse kuri Satani kubera ko na Yobu yaramubwiye ati genda ariko ubugingo bwe ndabukwiye njyewe ndibuka mu mwaka ushize nagize ikigeragezo gikomeye conscience warakizi ariko uyu munsi wa none kuntu umeze nicyo ndahamya nashidikanya ko aricyo kandi kinaba njye ubwanjye nashimye Imana ndarira conscience ararira imiryango irarira ariko Imana yo yari yishimye kuko yari izo iri kungiraho ndibuka ndi muri icyo kigeragezo nasomye ijambo ry'Imana rito 2 nasomye ndabisoza Yobu na Yona ndabisoza rwose kandi numva hari ibintu Imana ishaka kumbwira mvuye muri icyo kigeragezo nsoma igitabo cya Timoteyo wa 1 n'uwa 2 nacyo ndagisoza numva nabyara ibindi bintu Imana imbwiye niyo mpamvu uyu munsi wa none nicaye hano muri icyo gihe abantu bari bababaye inshuti n'imiryango na Denise arababaye nanjye ubwanjye nishimye ariko Imana yari yishimye kuko yari izishaka ndibuka nahoraga nkubwira ati nubwo bikomeye shima Imana kubera ko ibi wari ubikeneye sakse njye ntago nakubeshya njye narabibonye mbona ko wari ubikeneye kandi unabirimo nyine niba uri mu kigeragezo wiyita ureba ngo side negative ndababaye Imana reba kuri positive y'Imana ureba se Imana ishaka kunyigisha iki sakse harakandi kantu nungutse ni wiga vuba ukumva utuje muri iyo classe Imana yagushizemo niba ari ubukene niba ari iki ige vuba wowe ubigendemo neza uvuga ati Imana ndabishimiye ni wiga vuba Imana izagusora vuba ariko nutinda kwiga abantu biga mu makredi murabizi njye nshobora kwiga kredi yanjye nkayihutisha nkayisoza vuba wowe ugatinda muri kredi yawe ukayiga gake nkagutaha gusoza sakse abantu benshi baravuga ati kuki Imana itansubiza kuri iki kintu nuko iyo class urimo utari kuyiga neza ngo umuntu amanota Imana ishaka igire akugeze twasoza Imana ishimwe numva twakomeza tuganira ndabikunda I do like it ndabikunda mumva so reka rero tubasezere kandi ndumva nishimye iyo ndi kubaganiriza hari ibintu nunguka hari ibyo naguka conscience hari ikintu kindi anyongereye kandi reka ko nanjye ari cyo mwongereye cyane kinini Imana ishimwe rero spiritual family turabakunda cyane spiritual family ministries turabakunda cyane we love you so much mbisubiremo spiritual family ministries we love you so much kandi twifuza ko umuntu wese intambwe imwe yonyine ibirahagije rwose pe
noneho niyo wayitera mu mezi cyangwa ukayitera mu kwezi kumwe, ariko byaba biza buri munsi utera intambwe nshyashya. urinda uyitera muri ayo mezi new step in your life, yaba mu by'ubugingo yaba muri life isanzwe. Twifuza ko mutera imbere, ariko uyu munsi wa none twaje twifuza kubasobanurira isi y'umwijima, isi y'umwuka, mbese what happened in spirit. Uko hari ibintu tubona tugatwikira tukabona nk'ibisanzwe, ariko we hari ikindi kintu bisobanuye mu isi y'umwuka, mu isi y'umwuka. Imana izadufashe tugende dusobanukirwa. Ndabashimiye niba twavuga ngo spiritual family. We love you so much. Bye, murakoze cyane.